dore icyo ubuze ngo uronke umukiro. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, irifuza ko natwe twakundana, bityo tugakomeza kuba abana b'Imana. Tubahaye ikaze ahangaha kuri buri munsi, umuryango w'abana b'Imana bakundana. Imana irifuza gutambutsa urukundo rwayo ahangaha nk'uko idahwema kubikora n'ubundi. Ahasigaye uzi kwibaza uti ese itegeko ry'Imana ry'urukundo njya ndikurikiza, njya ndyubahiriza? Twabateguriye ikiganiro ku rukundo, aho tugiye gupima urukundo, urebe niba urukundo rwawe ushobora kurushyira ku munzani, urebe niba urukundo rwawe rushyitse, urebe niba urukundo rwawe rutaravangiwe. Kuko igihe cyose tumara turi kuvuga ku byanditswe bitagatifu, igihe cyose tumara turi gusenga, burya tuba turi kuzenguruka ijambo bita urukundo. Na niyo mpamvu tuje ahangaha kuri buri munsi, tugiye gufata iminota mikeya kugira ngo tuzirikane ku rukundo. Kuko burya ahabuze urukundo haba habuze Imana, ahari urukundo hari Imana. N'ahatari urukundo nawe n'impusane, ubwo nyine aho habuze Imana, aho ni kwa Sekibi. Niyo mpamvu ntukajye winuba nitujya tuvuga urukundo ujye uvuga uti nongeye ndatomboye, kuko urukundo arenga izina ry'Imana. Deus caritas est, Dieu est amour. Imana ni urukundo. Na niyo mpamvu ibintu byose twajya tuvuga, niba nta rukundo rurimo, zero. Mutagatifu Agusitini ngo niwe umuntu mwigeze amubaza ati ese Agusitini we, ko njye ntacyo niyumvira ku butatu butagatifu, nzabigenze nte? Nuko ngo Agusitini ngo aramusubiza ati impamvu tumva ubutatu butagatifu nta rukundo, wumva ubutatu butagatifu ukundana, umenya ubutatu butagatifu ukundana, ubana n'ubutatu butagatifu ukundana, ubona ubutatu butagatifu igihe ukundana. Ubutatu butagatifu nyine buhujwe n'urukundo. Imana Data ikunda, Dieu aimant. Imana Mwana ikundwa, Dieu aimé. Imana Roho Mutagatifu urukundo, Dieu amour. Imana ni urukundo. Byose bishingiye ku rukundo. Nawe rero wongere urebe niba ujya wumva ubutatu butagatifu. Ese ujya wumva Imana? Imana yakunze abantu, uyibwirwa n'iki? Niba hari urwango, umenye ko utaramenya Imana, ntabwo uteze kuzagera na gato umenye ko ubutatu butagatifu. Rero muri aka kanya, iki kiganiro twabateguriye cyitwa igipimo cy'urukundo. Uze kongera wirebe, urebe niba ugikunda. Hari igihe waza gusanga nawe impamvu iwawe hari akavuyo, impamvu iwawe hari urwangano, impamvu iwawe hari intambara, hari desordre, akavuyo biracika, ni uko habuze urukundo. Wasanga impamvu umutwe wawe washyushye, wasanga impamvu ibibazo byakubanya byinshi, wasanga habura urukundo. Ibintu byose burya bishingiye kuki? Ku rukundo. Igipimo cy'urukundo. Mbere yuko tugiye kuzirikana ku gipimo cy'urukundo, tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana, ibaruwa ya mbere ya Yohani, umutwe wa 4, umurongo wa 7 kugeza kwa 9. Nkoramutima zanjye nidukundane, kuko urukundo rukomoka ku Mana, kandi umuntu wese ukunda aba yarabyawe n'Imana akanayimenya. Naho udakunda uwo ntiyamenya Imana, kuko Imana ari urukundo. Dore uko urukundo rw'Imana rwigaragaje muri twe. Imana yohereje umwana wayo w'ikinege ku isi kugira ngo tubeshweho nawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nk'uko tumaze no kubizirikana muri ibaruwa, gukundana ni n'itegeko ry'Imana. Ukunda Imana na mugenzi wacu. Ngiryo itegeko rikuru ry'ubwami bw'Imana, rihiniye mu itegeko ry'urukundo, urukundo rw'Imana n'urwa mugenzi wacu. Yohani niwe uvugira uti n'ubundi ntabwo ushobora kuvuga ngo urakunda Imana utarora, udakunda mugenzi wawe ubonesha amaso yombi. Na niyo mpamvu buri gihe urukundo Imana idusaba n'urwo dushyira mu bikorwa. Naho ko bivuga gukarimi ntabwo bihagije. Buri igipimo cy'urukundo ntabwo ari uko nyirizina tubivuga tukabivuga tukongera tukabisubiramo, ahubwo l'amour en pratique, urukundo rugiye mu bikorwa. Ya caritas nyine, caritas, caritatis, urukundo, la charité, urukundo. Mu kuzirikana kuri ijambo ry'Imana kugira ngo ubashe kumva urukundo, tugiye kugana gato ku mwitozo. Uyu mwitozo ukore neza, uze guha, nari ngiye kuvuga inyito,
cyangwa umutwe. Iyi nkuru ngiye kukubwira muri aka kanya, umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umubyeyi yari afite abana babiri, umwe yitwaga Loneya, undi akitwa Beni. Loneya rero ngo akaba yari umunebwe birya by'umwisho, ku buryo nta murimo yakoraga. Akenshi Loneya yajyaga kuzerera, nuko Beni akaba ari uvunika, agahangayika, agakora imirimo aho nyine mu rugo kwe atavaga ku mbuga, yagumaga nyine afasha ababyeyi. Umubyeyi biramubabaza uburyo Neya atinyuka ntafashe mugenzi we. Umubyeyi rero akaba yari afite ingurube, yararashinze aba bana kugira ngo bajye baziragira baziteho. Ubwo wa mubyeyi yataha akumva ko Neya atahiriwe, yari yagiye asigira mugenzi w'imirimo, ubundi akigendera. Umubyeyi aza gufata icyemezo cyo gufata agakaye agahereza Beni, kugira ngo Beni ajye yandika muri ka gakaye inshuro zose Neya atarara aho ngaho. Ubwo amaze kwakira ka gakaye akayandika inshuro zose mugenzi we atamufashije kwahirira amatungo, kuragira amatungo, akajya byandika. Ko se atashye akamubaza inshuro zose Neya atarahari, nuko Beni nawe akazimubwira. Umubyeyi akarakara cyane uburyo abasigiye amatungo ngo bayiteho, none Beni niwe wiriwe akora wenyine. Agahora yibaza igihano azamuhereza, kuko yabonaga nta kindi kintu akimumariye. Umubyeyi yataha yabaza Beni uko byagenze, Beni akareba muri ka gakaye inshuro zose babanye na Neya, agasanga gusa Neya yaje gusa ku isahani kurya ndetse no kuryama, ibindi ntibigeze bamubona, yari yigiriye kuzerera. Ibyo bikabaza se cyane uburyo afite umwana urya gusa ariko ntakore. Se akomeza kubibika yibaza ukuntu azagenza uwo mwana. Umunsi w'igihe cyaje kugera, se araza, noneho ahurira na Neya mu nzira atwaye ifumbire. Bishoboke ko yari ayikuye muri ya ngarani, nta kindi se yahise atekereza uburyo iyo fumbire yagiye kwigurisha, ubundi akajya gufuramo amafaranga, icyo akaza gusaba iryo gusa n'ubundi yamwibye. Nuko se abonye Neya yikoreye ifumbire, aragenda asanga Beni inshuro zose Neya atarara aho ngaho, nuko agisha inama Beni. Bumvikana ko Neya bagiye kumugurisha kuko ntacyo kibamariye, dore atangiye no kubiba, atangiye kugurisha ya fumbire. Ubwo se amaze kujya inama na Beni uburyo bwose bagiye kugurisha Neya, bakamubeshya ko bagiye gusohoka, dore ko akunda sorti, akunda gusohoka, ko bagiye gusohoka muri hoteli ikomeye, ubundi bakazamusiga iyo njyo, bakazamuta iyo njyo bakigarukira. Ubwo Beni na se bajya inama, umugambi barawuzuza. Umunsi rero wo gusohoka uko ari batatu baragenda n'ibyishimo byinshi. Neya ntiyamenye ruhe na ruhe, dore ko yakundaga cyane kugenda nawe, akumva ko nyine ubwo basohotse ari amahoro. Nuko baragenda, ngo bagombaga kunyura yari inzira y'amazi. Nuko bafata ubwato, ngo bageze hagati mu bwato, umuraba uraza, umuyaga uraza, ubwato buribirindura, bararohama. Bamaze kurohama, ubwo se akaba atarazi koga, ariko abahungu be bazi koga, nuko baroga. Ako kanya buri wese arwana no gukiza amagara ye, ngaho Foro worohamye muri abo bose. Ubwo mu koga na buri wese gukiza amagara ye, ngo uyu mubyeyi we biramunanira koga. Ubwo Beni niwe wari uzi koga kubarusha bose. Ako kanya ahita yoga, aromoka, agera ku nkombe. Ageze ku nkombe, wa mubyeyi atangira gutaka, atangira gusoma kuri ya mazi. Ubwo Neya aho yari ari, abonye papa we atangiye gusoma amazi, ano kuvuza induru, nuko aragenda amuheka mu mugongo. Aragenda aramwogana mpaka amugejeje ku nkombe. Nuko bageze ku nkombe, se areba hirya areba hino, areba uburyo bari bagiye kugurisha Neya, none akaba ari umurokoye, akaba ari umuhetse, akaba ari umurohoye. Mu gihe Beni we yari yiyomokeye yigendeye kera yabasize. Wa mubyeyi bikomeza kumucanga, ese ndamenya ngurisha nde muri aba bombi? Ari Beni ari Neya ndagurisha nde? Nuko mu kanya bakiri ku nkombe, wa mubyeyi akiri kwibaza icyo agiye gukora, ati ni hahandi y'ubusa ndakuroha. Wa mubyeyi ati ni hahandi y'ubusa
ndakugurisha kuko nkora amakosa menshi. Mu gihe wa mubyeyi akiri gutekereza uburyo n'ubundi Neya agomba kumugurisha, nuko agiye kumva yumva umuturanyi aramuhamagaye, umwe mu bo yari yacungishije Neya ngo amukurikiranire aho yagiye kugurishiriza ya fumbire. Nuko aramubwira ati twasanze ya fumbire n'ubundi yajyaga ayishyira mu murima wawe, hari umurima wawe uri hakurya, niho agiye afumbira, niho agendaga ajyana ya fumbire. Bamubwiye ko inshuro nyinshi ariho yajyanaga ya fumbire, wa mubyeyi n'ubundi bikomeza kumubana ikibazo. Nubwo iyo fumbire yajyanaga mu murima wanjye n'ubundi, ariko ni hahandi ntibiravanaho amakosa ye. Wa mubyeyi bikomeza kumucanga, rimwe agafata umwanzuro yuko Neya n'ubundi agomba kumugurisha, ikindi gihe agatekereza uburyo amurohoye akabura aho yahera amugurisha. Nuko bakiri kuri iyo nkombe, wa mubyeyi ibibazo bibana byinshi, na n'ubu baracyari kwibaza, ese ndagurisha Beni, ndagurisha Neya? Kurikije ko Beni atigeze amurohora kandi ari we bari bahanye umugambi wose, ese ndagurisha Beni, ndagurisha Neya? Wa mubyeyi na n'ubu ubanza akiri kwibaza icyo kibazo. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Muri ino minsi habuze urukundo, aho uri gusanga urwango ruri kwiganza. Nibwo uzasanga mu rugo rumwe umugabo yirwa acungisha umugore we, agahereza agakayi abakozi ati mujye muncungira madamu ahantu azanyura, mujye muncungira umugabo ahantu azanyura. Ukagenda ucungisha umuntu mu bana, ukagenda ucungisha uwo mwashakanye, ati uncungire. Abana ukabashyira ku burinzi ati muncungire mama, ejo atazanca inyuma, muzambwire. Abana bakaba bafite agakaye, abazamu bafite agakaye, abashumba bafite agakaye, buri wese afite agakaye ajya yandikamo amakosa y'umuntu mu bana. Gucungisha mugenzi wawe nibwo bizarangira utangiye kugenda umukeka, ukekana bitabuze. Kubera iki? Aho habuze urukundo. Uzasanga muri za community zacu, mu magurupe yacu aho dusengera, buri wese afite agakaye agenda acungira mugenzi yandika amakosa ye. Nk'uko Beni afite agakaye agenda acungisha yandika amakosa ya Neya. Igihe cyose uzajya urega mugenzi wawe ukamucurira imigambi misha, wasanga nawe ufite agakaye. Ese washoboye guha umutwe uru rugendo rw'uyu mubyeyi n'aba bahungu be? Bamwe bati ni ishyari, abandi bati ni urwango, abandi bati ni ubugambanyi. Ukomeze nawe wabyita gutura urugendo rw'uyu mubyeyi n'aba bahungu be. Kuri iyi si hari ibintu bitubuza gukira. Aho kugira ngo utere imbere, ugenda ucunga mugenzi wawe aho yaguye, amakosa ye, ibyaha bye, akaba ariyo gusa ugenda ucunga. Umwanda we, isayo, nibyo gusa uri kwicungira. Aho kugira ngo umucungure, ngo kuko natwe kuri ino si akenshi tugenda ducungisha abagenzi bacu, ati banyuze he, bakoze iki, bazerereye, batwifunishije, batwishije imirimo. Ukaza gusanga kera kabaye ari urwango gusa ruri kugenda rutembera, nta rukundo ruri aho ngaho. Igipimo cy'urukundo, igihe cyose uzatangira kugenda ubarura ibikorwa wakoze, ati uyu nguyu namubonye gusa aje kurya, ariko ku murimo ntamubuze. Ibyo byose ukagenda ubyandika, ufite agakaye ugenda ubyandikamo, kwandika abandi, kwandika amakosa y'abandi. Ubundi hari itegeko ry'umuntu w'umunyabwenge. Ubundi umunyabwenge wize koko, niba ufite ubwenge, nta munyabwenge wandika amakosa y'abandi. Kuko igihe uri kwandika amakosa se si umwanda nyine. None si umuntu muzima yandika umwanda ate? Ibintu byose ugenda utanga raporo y'imyanda gusa. Ibintu byose utanga raporo y'ingarani gusa. Ibintu byose utanga raporo y'ibimoteri gusa. Ibintu byose utanga raporo y'ibisimu, imyavu, nibyo gusa utangamo raporo. Ako gakaye wa mubyeyi we. Mugabo mugore, niba nawe uri ku nkeke, buri gihe ugahora ucungisha umugabo wawe ati yanyuze ahangaha, uri guta igihe. Urwo ni urwango rwihisha aho ngaho, ntabwo mugikundana kandi mwarasezeranye urukundo. None urwango rwihisha inyuma yanyu, ubugambanyi, gusebanya, ibintu byose tugenda tuvuga nabi, tuvuga abandi nabi, tubatondagura, bikaza kurangira uwo mubana niwe ugutanze, uwo mubana niwe ukugambaniye. Umuntu mwashakanye n'ugiye kukugurisha, akagurisha amafaranga kandi byaba, warangiza ngo uramukunda, warangiza ngo ni umuntu wawe, warangiza ngo ni umuvandimwe, warangiza ngo ni inshuti, kandi ari uri kumutanga, kandi ari kumugambanira, kandi ari wowe uri kumwandika, uri kwandika amakosa ye, kandi ari utanga raporo, kandi ari waka raporo ye, raporo y'ibibi gusa,
akariyo wujuje, aha igihe cyo kukurohora nikigera bizagenda bite? Wasanga uri gushaka kuroha, uri kugurisha ari uzakurohora, kandi byaba mu Kristo umuvandimwe. Nawe nugera ahantu ukabona impande zose barakugose, ukabona iburyo barakugose, ibumoso barakugose, hejuru barakugose, hasi barakugose, uzajya mu kiliziya upfuka musenge. Aho hantu habuze urukundo, hasigaye ko Imana ariyo yatabara gusa, ubundi ikagaragaza ukuri kwayo, ikerekana ibyiza byayo, kuko Imana ni urukundo. Imana yacu ntibeshya, Imana yacu ihorana natwe. Naho nuhera kugenda ucungisha umugore wawe, ugacungisha umwana wawe, ugacungisha abo mubana, umugabo wawe, uri guta igihe nk'uko abantu benshi bata igihe aho gukora imirimo, ahubwo uri kugenda ucunga mugenzi wawe, aho kugira ngo urebe mugenzi wawe musabane, muganire, mukore imirimo uko bikwiye, nawe uri kugenda umwandika muri ka gakaye, rimwe uramusekera inyuma ariko imbere uri kuguguna amenyo. Mbega urukundo ruraha. Reka tugaruke kuri iyi baruwa twazirikanye ya Yohani. Iyi baruwa irerekeza cyane cyane ku ijambo rya Agustin yavuze agira ati fais ce que tu voudras, kunda maze ukora icyo ushaka. Uyu murongo wa Bibiliya Agustin yavuzeho mu mwaka wa 407 ku wa gatandatu w'icyumweru cya mbere cya Pasika, ari kuvuga uburyo Imana yakunze abantu, nuko agatanga urugero rw'abantu babiri batanze Yezu, agatanga urugero rw'Imana yatanze Yezu na Yuda watanze Yezu. Dieu a livré Jésus et Judas a livré Jésus. Ariko ku mpamvu ebyiri zitandukanye, Imana yatanze Yezu kubera urukundo, c'est par amour, naho Yuda we atanga Yezu par trahison, amugambaniye kubera amafaranga, gukunda amafaranga. Ngaho nawe ongera urebe urwo rukundo, urukundo rwa Yuda n'urukundo rw'Imana. Dieu a livré Jésus par amour, Judas a livré Jésus par amour d'argent. Mubyeyi umva ko kantu, kubera amafaranga tubaye ukundira umuntu, nk'uko wa mubyeyi ajya kugurisha wa muhungu we kubera amafaranga. Erega amafaranga ntabwo ari gusiba ibiceri, amadolari, amahero, amanyarwanda, amarundi, amapaundi, n'ubundi bwoko amafaranga dukoresha. Ahubwo amafaranga ni icyubahiro, kwa kwanga guseba, ugakomeza usebya abandi, ugatwikira icyubahiro cyawe, ububasha bwawe, ubushobozi bwawe, ugakomeza gusigasira icyubahiro cyawe kugira ngo utaza guseba. Ngari amafaranga azadukoraho, ya mafaranga atuma tubura urukundo, ugakunda abantu kubera gusa amafaranga. None si igihe amafaranga yarangiye uzabigenza ute? Wasanga nawe umuntu ukunda ari kubera amafaranga, ari kubera icyubahiro, ari kubera umwanya arimo. Igihe cyazagera se waba warohamye ntakurohore, akigendera, akigurukira, akitarutsa, akagusiga mu mazi, ubundi ukarohama. Ngaho rero aho uzamenya umuvandimwe wawe n'uwundi ukurohora, akagutabura igihe bagutabye, akagutabara igihe bagutabye, uwo niyo muvandimwe wawe. Warangiza ngo uramukunda kandi wari ugiye kumugurisha. Ngaho nawe ukora iyo foto, umuntu arakurohoye kandi wari ugiye kumugurisha, aho ngaho uzabyifata mute? Abayoboke b'Imana, umunsi twongere turebe urukundo rwacu aho rugera. Wasanga rugarukira gusa ku karimi ati ndagukunda, ariko ibikorwa byanjye nawe zero. Ari urwango rubyihishe inyuma, turi kugambana inyuma, ndakubwiza karimi, ndakubwira neza, ariko imbere ndi kukugambanira, ndi gukurya, narangiza ngo ni inshuti yawe magara, kandi byaba. Reka nsoreze ku bintu bibiri biza gukomeza kugufasha kuzirikana urukundo rw'Imana. Ikintu cya mbere ni ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 13, ushatse nawe wakuzuza umurongo wa 13. Ikiruta byose ni iki? Ni urukundo. Rero wongera urebe nawe ibyo ukora iwawe mu rugo, abo mubana, ese ni urukundo rubyihishe inyuma cyangwa n'urwango, kugambana, kuvugana la trahison, vraiment kugambanira umuntu musangira? Twongere turebe kuri Yezu. Ese wamugambaniye wagize ngo suwo yatoye akanamutora kuzamutuma? Uwo ni Yuda, wa wundi basangira ariko akagenda mukubita, wa wundi basangira ariko hari amafaranga ari kwakira kumugambanira buhoro. Ubugambanyi mwa babyeyi mwe, muri iyi si huzuye ubugambanyi. Ujya gukorana n'umuntu akaba yagutanze ari kugambanira, ubana n'umuntu wizeye ko muzabana ari umuntu koko, ariko akaba yagutanze niwe gukugambanira. Ubugambanyi mwa babyeyi mwe butumazeho urukundo, ubugambanyi mwa babyeyi mwe butumazeho ubuvandimwe. Icyanyuma ngiye gusorezaho
ni umuhanga wavuze iri jambo ati umuntu nakubwira ngo aragukunda nuko nawe ukazagera ukamubaza ikintu agukundira akabasha gukibona uzakizwa n'amaguru kuko aho ngaho nta rukundo ruhari, kuko icyo kintu agukundira umunsi cyarangiye no kugutema yagutema. Ikiza rero kubivuga gusa biroroshye ati ndagukunda, ariko ibikorwa mw'ababyeyi mwe, ibikorwa by'urukundo nibyo bituremerera. Naho ubundi kuvuga urukundo biroroshye, ariko bya bikorwa ni ibihe? Nibwo bizarangira niba koko ubivugisha amagambo gusa. Ese wa muntu mubana, wa muntu washatse naramuka agize ikibazo aho ngaho azamuha igisubizo, uzamwihanganira. Kwa rukundo nyine rwihangana. Wa muntu mubana ko kare mwakundanaga naramuka arwaye uzakomeza umukunde, naramuka agize ubunebwe uzakomeza umukunde, nagira ikibazo mu buzima uzakomeza umukunde. Nguyo Neya ushobora gushyiraho Rofeneya umunebwe, cyangwa nta kirimo nyine, cyangwa Beni ushobora kubana n'abantu ari ba Beni ari ba Mugisha ariko buzuye ubugome, buzuye ubugambanyi, birirwa bagambana. Nawe ngo wabonye abantu mubana da, nawe ngo wabonye umugore witwa Mugisha, umugabo bita Mugisha, ngo none murabanye. Mbega akaga karaha. Babyeyi, ikiruta byose ni urukundo. Niba nawe wisuzumye ugasanga uri kuri uru rutonde twese turiho rw'abantu bagiye babikira abandi utuntu mu mutima yabo, twadukaye twagiye tubika tukazingamwa amakosa ya bagenzi bacu, niba nawe uri kuri rutonde nkanjye, nyaboneka please randura icyitwa urwango mu mutima wawe, kuko ntushobora kubona Imana mu gihe ucyangana. N'ubundi tuzasenga, dusenge dupfukame, dusenge bikomeye cyane, ariko mu gihe hari urwango mfite mugenzi wanjye tubana, mu gihe hari ngiye kugambanira mugenzi wanjye, mu gihe hari ngiye gusebya mugenzi wanjye, mu gihe hari ngewe uri kugenda ataranga mugenzi wanjye, ucira imanza mugenzi wanjye, umva igitambo cyanjye ntigishobora kunyura Imana, isengesho ryanjye ntabwo ryanyura Imana, mu gihe ntarigora n'umuvandimwe, mu gihe umutima wanjye utaragoroka ngo urebe Imana. Icyo nakwifuriza ni urukundo, dukundane nk'uko Imana idukunda. Yohani umutwe wa 3 umurongo wa 16, Imana yakunze abantu n'ikimenyimenyi ibaha umwana wayo. Car aimer égale donner et donner égale pardonner. Ngo gukunda ni ukugira none ikintu utanga nk'uko Imana nayo yatanze umwana wayo, ariko nanone kumutanga ni imbabazi bihaye abantu. Nawe rero ikizagaragaza ko ukunda umuntu ni imbabazi uzasaba, ni imbabazi uzamuha, ni imbabazi. C'est le pardon. Ngwifurije ibihe byiza, ngwifurije guhura n'Imana buri munsi, ngwifurije kugendana n'Imana, ngwifurije kubana n'Imana buri munsi. Mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocèse ya Cyangugu.